bisanzwe. Bigira cyane niba ari cyane, niba ari ukuzamura gutya, bivange byose. Niba uri gutambika gutya akabyemera, sava, zamura gutya, aha rero urumva utangiye kuvanga ibintu bibiri. Uri kumutera finger ariko mu buryo butari bumwe. Uri gukoresha uburyo butandukanye. Aha rero hari igihe uzisanga uri kugira nka gutya. Ukabona arabyemeye, wagira gutya ukabona araguhagaritse akaboko. Aha noneho n'andi barimo arakwisabira uko ubikora. Iki gihe rero niba yabyemeye, kumutera finger ntibikwemereza yuko agira gute yari yaguha. Ahangaha nimba ubona yabyemeye uri kugira gutya akabyemera. Sasa abasore ikintu mupfa kwiyemera. Mbere yuko urongora umukobwa ukabanza ukivuga ibigwi, ngewe rero amagambo akabamesha ngewe rero, ibyo bintu mubireke. Niba umukobwa agusuye cyangwa se wamwemereye cyangwa muri ahantu hababiri ufite target yo kuza kumurongora, gerageza umwereke ko she's like a queen muri iyo nzu, sibyo? Bakiriye queen mu nzu. Rero iki gihe uyu mukobwa uzamurongora asigare yanagusiga avuga ati mfite gentleman hano, noneho ubutaha my dear niwe uzakwisabira. Hanyuma ibi bintu muzira bituma umukobwa akwimana akanga kumurongora akakikwima, noneho kandi yanakiguha agahita kwanga akakuzinukwa ntazagaruke. So ikindi cya kabiri, ba gentleman ikintu mu promises gerageza ukimuhe ukimukorera. The first time rwose gerageza promise amasezerano aba make, ya makeya rero ubashe kugira gute kuyasohoza. So rero nibicamo noneho nubikora bigacamo, let me know please. So bye rero. Tubane mu biganiro by'utaha muri kumwe nanjye Irene kuri Baho Family TV. Rero ibitekerezo byanyu ni ingenzi. Numurongora neza my dear, I'm telling you the truth, umukobwa ahita gukunda cyane kandi akagumana kubaha. Ikindi cya kabiri, umwereka ko ibyo bintu byaryoshye akakwanga akahita nagenda agiye. Menya kuzira bino bintu. Kimwe, uzira amagambo banza kuvuga mbere yuko umusaba. Kabiri,